ikaze kuri Gisafose TV channel yacu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'amahirwe no kuvuga ngo iminsi yorohereza umugore gusama birashoboka. Science barivuga, ubumenyi burabyemeza, natwe ntabwo twabihakana. Ibi rero ni ibintu cyangwa se ni igihe umuntu wese, umudamu, umugabo, niba ushaka urubyaro, aya makuru ugomba kuyamenya. Icyambere ubundi gusama bibaho bite? No kuvuga ngo mbere yo kumenya igihe amahirwe yo gusama aba ari menshi, reka tubanze twumve uko gusama bibaho. Buri kwezi umubiri w'umugore intanga imwe cyangwa nyinshi zirarekurwa, noneho zikarekurwa n'intangangore. Igihe rero iyi ntanga isohotse, icyo gihe cyitwa ovulation. No kuvuga ngo iyo intangangabo z'umugabo zihuye n'iyo ntanga y'umugore, nibwo gusama bishobora kuba. Niba rero nta guhura kwabayeho, intanga irapfa, ubundi nyuma hakazabaho icyo twita imihango. Niyo mpamvu kumenya igihe ovulation yawe ibera ari ingenzi. Turabibutsa yuko ibingibi niyo utabimenya na mama, bitewe n'uko umubiri wawe ukora, ushobora kujya muri farumasi zizewe bakaguha test ya ovulation, ukamenya igihe uri muri ovulation, mu gihe cy'uburumbuke ukamenya igihe ushobora gusamira. Icya kabiri vuga ngo tumenye iyo ovulation turi kuvuga ngo ni ikintu, kuvuga ngo ni igihe intanga y'umugore iva mu ntangangore ikajya aho ishobora guhurira n'intangangabo. Icyo nicyo gihe cy'ingenzi cyane buri wese agomba gutsindagira akamenya icyo gihe cy'ingenzi mu gusama. Mu bagore rero benshi bafite ukwezi kw'iminsi 28, ovulation iba ku munsi wa 14. Ubaze uhereye ku munsi wa mbere waboneyeho imihango, ariko siko bimeze kuri buri muntu. Hari abafite ukwezi kugufi cyangwa kurekure, niyo mpamvu buri mugore aba akwiriye kumenya ukwezi kwe n'iminsi ye. Icya gatatu ni iyihe minsi amahirwe yo gusama aba ari menshi cyane kurusha indi minsi. No kuvuga ngo abantu benshi hano batekereza ko umunsi wa ovulation ari wo wonyine ushobora gutuma umuntu asama, ariko siko bimeze. Oya, no kuvuga ngo intangangabo z'umugore zishobora kuba mu mubiri w'umugore, nako intangangabo z'umugabo ushaka mu mubiri w'umugore iminsi igera kuri 5, mu gihe intanga y'umugore yo imara amasaha 12 kugeza kuri 24. Ibi bivuze ko amahirwe yo gusama aba ari menshi nibura mu minsi 5 ya mbere ya ovulation, umunsi wa ovulation n'umunsi umwe nyuma ya ovulation. Bisubiremo, iminsi 5 mbere ya ovulation, umunsi umwe nyuma ya ovulation n'umunsi wa ovulation. Ibyo bihe uko ari bitatu bifate mu gihe urimo urashaka urubyaro. Iyi minsi yose rero hamwe niyo yitwa, ni cya gihe tuvuga ngo ni fertile window, ni igihe umugore ashobora gusamiramo, ni igihe cy'uburumbuke. Ariko amahirwe menshi kurusha ayandi aba ari iminsi ibiri mbere ya ovulation no ku munsi nyirizina wa ovulation. Na babandi bashaka kugerageza ngo barebe ko babyara umuhungu umukobwa, nahangaha bashingira. Ariko iyo tugeze ngo turavuga ngo mu byo twize twemera bya science, hejuru hari Imana n'igena byose. Icya kane, wamenya ute ko ovulation yawe iri kwegereza? No kuvuga ngo hari ibimenyetso biba ku mubiri wawe. Hari uguhinduka k'ururenda rwo mu gitsina, hari kuzamuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, hari kubabara buhoro ku ruhande rumwe rw'inda, ndetse hari no guhinduka k'ubushyuhe bw'umubiri, ukumva ko hari icyahindutse. Icya gatanu, ese ukwezi kudasanzwe ushobora gutuma bigorana kumenya iyi minsi? Yego, nibyo. Ukwezi kudasanzwe gushaka gutuma utamenya iyi minsi. Abagore bafite ukwezi kudahoraho, wenda tuvuge ngo afite iminsi 28 idahinduka, 30 idahinduka, mbese umunsi akaba afite 28, 29, 30, bishobora kubagora kumenya neza igihe ovulation ibera. Ibi byo rwose nta kundi twabikora, niko bimeze, niko nyine Imana yaturemye. Niyo mpamvu rero kubara iminsi gusa bidahagije kuri buri muntu. Uba ugomba gukurikirana imihindagurikire y'ibimenyetso by'umubiri, cyangwa kugisha inama muganga, inzobere mu myororokere. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma, ni ibiki byongera cyangwa bigabanya amahirwe yo gusama. No kuvuga ngo hari imyaka, imirire, kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi, stress ikabije n'indwara zimwe na zimwe. Kandi ibi byose ku bagabo no ku bagore biraba. Niyo mpamvu iteka ugomba kwirinda no kwitwararika igihe uzi neza yuko uteganya kuzabona cyangwa se kuzakenera urubyaro. Muri make rero amahirwe yo gusama aba ari menshi cyane mu minsi yegereye ovulation, no ku munsi wa ovulation no ku munsi wa nyuma wa ovulation, iyo minsi uko ari 3. Ngayo nguko rero, niba hari ikibazo cyangwa nimba hari igishya wungutse muri iyi video, bishyire hasi muri comment, tubibone. Like,
share, subscribe, utubwire nicyo twazaganiraho ubutaha. Murakoze.